Muraho. Nyamuneka. Amakuru yanyu. Amakuru ni meza. Banije telefone nkahamagara umuntu. Iriho amayinite ni iyi. Ya mbere. Mbona adafata telefone ra. Ntabwo uri gucamo se? Imwe iracamo ariko ntabwo ari kuyifata. Nta n'indi wamuboneraho? Reka ngerageze wenda wabona utari hafi yayo. Ndumva byanze ntabwo afashe telefone. Murakoze. Ariko hagati aho ngaho ndabona atari ubwa mbere nkubonye. Waba uzizi? Nigeze kukubona ahantu sinzi nimba yenda ari uko nari nanyweye agacupa ariko muri karitsiye? Ndi uwo muri iyi karitsiye. Hari umugabo nari ndiho bita Karaboshya. Waba umuzi uwo mugabo? Karaboshya? Narengeze ngo nayicupa. Uriya mugabo rero ngo ni Karaboshya. Twagiranye ikibazo ntekereza ko ari nacyo gituma umugore atitaba telefone. Ikibazo ubwo ukise kandi we mwagiranye? Karaboshya nige navuga nibukaga ko nakubonye. Nubwo nari nanyweye icupa. Nubwo we ntabwo ubyibuka? Ariko hari ibintu yankoreye bitari sawa. Ariko yaba ari wowe nigeze gusanga mu kabari wasinze ari ku manywa kiwe muri kumwe? Nuwo nguwo ni njyewe. Naho mutaniye ko ndabyumva wenda umuntu anywa inzoga ariko we yarakabije. We yarakabije. We impamvu yakabije navuye mu kazi ndahanyura nk'abandi bagabo bose kuko icyo gihe ntago nari nakoze twari tuvuye guhembwa. Ndagenda ndahanyura nk'umuntu ushaka kunywa icupa rimwe ngo ntaye. Ariko uburyo nanyweye hari ahantu yansize ahantu hameze nko mu kogi nko mu kazu yamburiramo abantu. Amaze kunshyiramo aranyambura. Amaje kunyambura n'ibi bibazo mfite byose niwe byaturutse. Ndetse yakwambuye wowe uri muzima? Njyewe yaranyambuye yaranshutse ngo agiye kungurura ukwavu nk'umuntu nari nanywereye iwe kandi nari nanamusengereye ndavuga ni inshuti iva ku nzira. Ndavuga ni wabona agiye kurungurira koko. Ariko ntabwo nari nzi ko ari igisambo yiba abantu. Arantwara amafaranga yose nari nahembwe arayatwara. Angahe se? Nari nahembwe 60. Kandi ikintu nibuka neza nari nanyweye inzoga igura 1000. Nisa wandi wasangiza kareje. Akora na keza rata. Abakisha umubaza nano kukumariki. Ariko ntabwo arabaceshe. Ko yangu umukoreza. Wicaye mu bwana. Ahubwo se umbona usa nk'umuntu ufite akabari yari yaruguru. Ngira akabariza. Abo naje kunywera hano. Uko birashoboka. Kanaga. Shara umugabo bita Karaboshya ucuza yaruguru. Umugabo wanjye yagiye kunywera hano amara amafaranga. Shira kandi ugenda unusa nkaho. Njyewe nsa n'akabaroshye. Ntabwo nabakaraboshye. Ngiye n'umukire w'inawe. Kuri murasape yo musuzugu uvuze ko mfite akabari ahubwo asa kumurori keza inzoga bamere peruki ko nkajya ngura mu fantasy nacyo kuzakuruta ibanyu ni Yambuye hafi ntukavukire amutu nimero tuba ikibazo giye kuzima akuri keza cyane keza nese ano ibitanda bihaga oya ibintu by'amashambure hano ntabwo bihaba
nako kantu hari akabari uza gukenera igitanda rero uza kugikenera sinzi ukuntu urabigenza gusa hano ntabihari ndabeshya cya kizu nabonye ari kinini hariya ntabwo ari inoze ntabwo ari shaka njyewe sinyamara mu tubari nk'utunywera muri hoteli nkakakamenya 0 karindwi 9 nandika ronde mafiya mama mafiya uno mama ze ufite umugabo ndamufite nyine sinzi sinakubwiraga uburyo yagiye kunywera kukaba bakamwambura amafaranga uwo mugabo w'umusinzi uzamwihorera w'umusinzi agira amafaranga asaho nyine ntabwo ari menshi cyane njye ndashaka kuguha amafaranga mwese wabona akantu ukuzanire wagiye ukazana akantu wumva kajya kukazana nta kibazo reba ibona sawa kabisa hariya ndimo kabisa wese ribe Primera castro. Mas continua falando. Não deve, não se tocar nada com dinheiro. Sente que tangaje ko ufite umugore. Nanjye ahubwo nicyo kintu nari kukubaza. Iyo wasanga bene benegeje. Bisobanuye ko nta mugore ufite. Shase nanjye mfite ibibazo byinshi. Nataye abana mu rugo nyine nza guhiga amafaranga abana bararwaye mama ubitaho nayo nta mafaranga afite inzu mbamo nyine nayo nuko amafaranga inzu mbamo n'amafaranga none sazi nko gushyira kuri kano kantu fundura ngusukiremo oya ntabwo nze nyine abagiyemo none se mama wawe se ariko iwanyu usa n'umuntu ukanura amafaranga shobora biri aho ngaho nyine nibyo nta mafaranga ahari ubu dufite ibibazo byinshi by'amafaranga ufite ibibazo genda guha amafaranga gusa kuko amafaranga ntagira ikibazo ntabwo urabukoze pe aho kujyana muri hoteli muri hoteli nta kibazo hano nta byumba bihaba hano ntabwo bihari ahubwo si ubwo amafaranga nyine urabona genda akana keza rero niyo twagenda tutayavugana rwose yewe amafaranga sumba ibibazo ufite se ukaza kubikemura ibibazo mfite byatwara nka miliyoni miliyoni oya ngenda umukire ndayaguha nta kibazo ariko ntabwo mbwira ko nyaguha nonaha nyine turajya muri gahunda nzajya kubikuzisha sibyo gusa urumva byashoboka ugomba kuma avansi oya ngiye miliyoni 2 se rumva ari izo gahunda ni uko ndaba nkwikundiye ndagusigira make yo kurya sibyo kandi nta nubwo nigeze ndenze no umva nyine akawe gaseko nk'akeza isekere wa muntu sone biranasekeje inzoga y'igihomba kwambuka 60. ibyo nyine urabifata nk'inkuru umugore nawe bigezeho yanze kwitaba telefone ubu mvuye mu rugo nari ngiye kujya mu kazi nari mbonye ibyo byose byanze numvishe ko mwanagize n'ibibazo ngo yari yarwaye icyo gihe nza no kukureba ndakubura none ngize amahirwe ndakubonye nagusabaga rero ko niba bishoboka wamfasha nka mushiki we wazampuza nawe nimba bashaka ariko se ko yanyambuye bure wampuza nawe bigatangira cyakora reka ngubwire wa mugabo we suko kubahuka pe sibyo ariko nabwo ufite amakosa saa 6 z'ijoro mu kabari waboye kure ko ndakeka iyo uza kuba wanyweye kamwe nago aba yarakwambuye ngo bikonde wa muntu we buriya impamvu uvuga
ni uko wenda wagize amahirwe ukaba utanywa n'iyo nzoga ariko utangira ari rimwe rikabyara 2 ubundi rikabyara 3 nawe ubwawe ntujya umenya uko byagenze ariko nyuma y'icyo gihe nkimara guhura n'icyo kibazo amaje kunyambura mbonye bimbayeho n'umuryango wanjye nafashe umwanzuro wo kutongera kuzinywa na rimwe rizima n'ubu mfashe umwanzuro wo kujya mu kazi ndi guhamagara umugore na telefone narayigurishije maje kuyigurisha ndavuga ni wenda ndebe ko twakwikura mu bibazo twari dufite nabwo ntibyashira mfashe umwanzuro wo kujya guhigira umuryango nk'umugabo niyo mpamvu duhuye hano Imana ikora ibyayo ntawamenya wenda ushobora kuba wagira ikintu wamfasha kuko ibintu mvuga ntabwo mbeshya. Abana bangahe se? Mfite umwana n'umwe n'umugore nibo mfite. Byakureka mu bigere ngiye kugufasha ariko ntabwo ari kubera wowe ko yaba ari wowe mba mashyize mu gatebo kamwe ko naho mutandukaniye ngiye kugufasha kubera umugore wawe n'umwana wawe bose urabukoze kandi nabwo ntabwo ari ukwitanya kwishyura aka kanya ndagenda mpereze menye koko niba kiriya gihe yarakwambuye ninsanga kuko ari byo amafaranga ngiye ubwanjye nzajya kwishyurira nagombye kubahuza gusa ko nawe nizere yuko wisubiyeho kwisubiraho ubwo nisubiyeho kuko buriya baca umugani mu kinyarwanda ngo utaribwa ntarinda maje kubona ko hari ibintu byinshi umuntu yatakaza ashutswe n'inzoga ashutswe n'ibiyobyabwenge ariko kuba ibyo byose byarabayeho nabwiye n'umugore ko ntazongera ariko none nanjye ikintu kiri kumbabaza arega wa muntu we buriya ngo n'umunyaza ajyaho ubutunzi buri ubundi ntago byari ibintu byanjye ni nayo mpamvu iyo nkweye rimwe iyo nkweye 2 ahita mfata ku kanya ntago ubundi nahereye kera nziwe ahubwo ni ibintu nari nize nimba navuga ngo ni ikigare nagendemo cyancutse ariko niko bimeze kuko ubundi sinazinywa ariko nimba uko unkoreye ukaba ugiye kumfasha ayo mafaranga nkaba nayabona wenda naza kugwa nimero yanjye ukazayashyiraho cyangwa se hagwe y'umugore ugomba kwiyana mu ntoki zawe bana kumbwira ngo telefone nabirwa n'icyo ukorewe nyahaye se utazagaruka kuyamaza nzaguhamagara ahubwo nyakwihere gusa nawe ndabona amasaha yamfasha aho nari ngiye nimero yawe cyangwa wamugani iy'umugore wawe ufite telefone noneho biroroshye madamu niyo nari mpamagaye ubwo urayemezaho mama Keza n'iryo zina rye none ubwo wenda ubwo butumwa nabubona azambira papa Keza bambuye wenda nzakwimira nta kibazo urabukoze okay sawa murakoze umugabo yitwa nde bamwita Sangwa ngo wowe usinda je sireba ibintu mba nanyoye ukuntu bingana ko ntasinze yema meni icyuma birashoboka sinzi impamvu hari bamwe bagasinda n'abadapfa sinyasinda njye ntabwo gasinda zabazi kashwishwe ubwo nabo neshiraje kunywa hano ngaha njye nahageze niyo abandi bataza njye ndanywa cyangwa amakesi nka 20 bosi undi wanya naho haba hasigaye inzoga nyinshi hariya mu rugo naho Karaboshya mana wasanga n'uwo mugabo wawe yarayataye akakubeshya ngo bayamwambuye shawaya bari bayamwambuye n'ukuri pe tuno yambwije ukuri kuko baramusindishije azagwa kwirirana ari nyina akabari n'amafaranga yaje mu bamusindishije reka byo tubyihorere sha ahubwo ajya hano ngo ntabwo ajya hari urazanira ikirahure muze kuvanga ni ariko buretse katwera mbo ushaka miliyoni rero sinana telefone mfite ntago telefone ufite ndagusigira n'iyanjye ntacyo bitwaye sinziza sawa mukozi wose ariko nayo guha nimugoroba ndamaze nyikoreshe nayo turangije gahunda musubaka kandi ntabwo wahita uyima ntase nayo nkasiga ndi gukoresha iki byasaba ko bamanza kubona indi ariko ubwo icyo gihe mbwandi wiguhera cyangwa nzayiguhera nzaba nabonye gusa ntabwo byatinda ni njye ubikwemereye njye ndi umukire afite amafaranga siko mu minsi yashize nanjye kugura indege shawo ufite n'amafaranga ahubwo se wowe wamenyanye n'umuherwe ujya kugura indege uzi ko hari haruguru hari ahantu ushaka kugura azajya akira indege yanjye hari undi muntu wari uzi se wigeze abikora mu Rwanda ariko uwo mugabo wawe uzamundinde nganjye reka n'undi twaratandukanye yakoraga icyo mugabo yari umufundi yewe umufundi wari wihangitse kumva gushaka umuntu w'umukire nkanjye kandi mfite n'ubwenge njye narize
natwe nyine buri Imana iteza ikibazo ifite igisubizo buriya wasanga ari wowe nyine yari yaraneguje yaba mfite mushiki wanjye ariko mbona nta bwenge afite ntabwo mbizi mbona afite amahane wasanga akiri umwana kandi nawe yarize ariko mbona afite amahane sinzi nyine ubwo abantu ko bateye gusa reka wowe tugire twigendera tugire twiduta tugenda none se waba ugiye guteguza hariya icyumba amafaranga yaguha mu gihe kibazo ngende mbabwire telefone uyijyanye shambure nabonye baciye 10 kandi nyine banambwiye ko hariye fagitire yawe urumva byose birahura n'ibihumbi 50. nta kibazo se muhe telefone ngo ufite amafaranga ariko ibihumbi 50 byose ntabwo mwereye nta mukobwa wagiye ashaka kuba ariko nta kibazo nawe nta kibazo sibyo noneho reka mpamagara umuntu hariya ndaje mwishyura amafaranga kuri telefone ugira ikibazo sibyo mufite mobile money mufite momo pay cyangwa mobile money isanzwe momo pay ndaje ume kode sibyo ndaje unegereje aho ngaho nugira ahantu ujya batakuntwara naho ndaje bosi n'abana beza cya kintu gifite amafaranga ungana kuri n'indege sharika nze myereke shahe bamba umugabo wanjye ni menshi ndaje ndakubakana nakuriya mu gihe yagiye intwara cyari kuri telefone si ubu yagira noneho bahita banyiruka kajye kumureba